Amakuru ababaje cyane iyo uyu mukinnyi w'amafilime muramuzi cyangwa se umukinnyi wa filime ariko yakunda gukina amafilime cyane yitwa Sebatware. Ni ibintu bibabaje cyane ariko inshuti bavandimwe hari ikintu tugwiye kwibuka buriya hagiye usanga abantu benshi biyica cyangwa se bakiyahura kandi ugasanga abo bantu ni abakirisito cyangwa se bajya mu nzu y'Imana, ariko buriya nimba ari ukwiga nabi nimba ari uburere buke ariko ntabwo ubundi bikwiriye ko umuntu w'umukinnyi w'amafilime watanze urugero rwiza ko yakora ikintu kibabaje nk'iki ngiki cyo kwiyica ndetse akica n'abandi ndetse akica n'abamuvuyemo. None uriyishe wowe ubwawe wishe abakuvuyemo ushaka no kwica abatarakuvuyemo, ni ukuvuga ngo ni ukurimbura pe. Ni ibintu rero bibabaje cyane kubona uyu muntu ashobora gufata icyemezo cyo kwiyica akica n'abandi. Iyi nkuru mba narayisohoye ejo ariko narababaye cyane, numvishe mbuze n'aho nyihera ariko ndavuga nti kubera ko harimo ubutumwa reka nyitangaze nibura n'abandi bantu bumvireho, ku buryo umuntu ashobora gutekereza ati uyu muntu yangiriye nabi ngomba kumwica, umuntu yankoreye ibintu bibi ngomba kumwica. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu sinzi uwo mutima ahantu uba waraturutse. Nimba ari ibintu umuntu aba yarakuranye muri we byo kumva yakwica, byo kumva yagirira n'aba bantu, ntabwo mbyumva neza. Uburyo umuntu ashobora gukina amafilime yubaka abantu, yubaka imitima y'abantu. Murabizi uyu mugabo yakinnye muri filime nyinshi, yahimbye filime nyinshi, yakinishije abantu benshi kandi abo bantu hari imisaruro bagiye batanga, natwe ubwacu hari ibyo twagiye tumwigiraho, ariko ugasanga niwe muntu afashe bya bintu byose yakoze byose abihinduye zeru. Buriya iyo ufashe tuvuge ni urugero, nimba warigishije abantu kubabarira bikarangira ari we wa mbere binaniye, buriya ni ukuvuga ngo ibyo wigishije uba warashakaga amafaranga, uba warashakaga wenda icyubahiro cyangwa se kumenyekana, ariko bya bintu wigishije ni ikintu kiba kigaragara ko biba bitari bikurimo. Ntabwo rero ari ibintu byoroshye. Uyu mugabo nk'uko mwabyumvishe cyangwa se nk'uko biri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, yagambiriye kwica abana be ndetse akajya babwira ati tuzasohoka, hano bakishima bati papa azadusohokana, kumbi nyine yashakaga kubajyana mu kuzimu cyangwa se mu muriro, simbizi. Aba bana bari bakiri batoya, ibyo byose ijuru ribakire ko nta n'uruhare bagize mu rupfu rwabo, ariko uyu mugabo rwose yakoze amahano, yakoze ibintu bitari byiza. Abana nubwo baba batari abawe cyangwa se ari abawe, ntabwo ugomba kubavutsa ubuzima, cyane ko nta n'ikintu baba bagukoreye cyatuma wica abana bakiri batoya. Arangije rero agura esanse nk'uko biri kuvugwa, arayizana abwira abantu ngo baryame bakiri bato, ariko umwana mutoya yarokowe nuko yakundaga tantine we, nibyo byamurokoye, undi nawe yakagombye kuba yapfiriye muri iyi nzu. None umuntu wari ufite umutungo umeze gutya, none umuntu wari ufite inzu imeze gutya, areba iyi nzu ibyo byose bifite agaciro kanini. Kandi uyu mugabo yakinnye amafilime, yagendanaga n'abahanzi b'abakire, nawe yari afite amafaranga menshi. Nubwo wenda abantu barimo bavuga ngo umugore ngo yamucaga inyuma, ngo yari afite umugore wamucaga inyuma bimutera kwiyahura, abandi bakavuga ngo imitungo umugore we yose yari yarayiyandikishijeho, ariko uyu mugabo yari akiri mutoya. Ibintu nibishakwa nta kintu na kimwe cyatuma wiyahura. Oya, hari n'abantu bashaje nzi bagiye babura imitungo bashaje bakayibura, ariko bakihangana. Kwihangana nicyo kintu cya mbere. Ibintu byose wahura nabyo, ibibazo byose wahura nabyo uko byaba bingana byo kose, ntabwo ugomba kwivutsa ubuzima. Umwanzuro wanyu mugomba gufata ni uwo kwihangana, ukahangana n'ibibazo wahuye nabyo. Ntabwo umwanzuro wanyu mugomba gufata ari ukwivutsa ubuzima, oya, kuko dufite umuremyi wa twese ugomba wanditse igihe tuzapfira cyangwa se igihe tuzasoreza ubuzima. Ntabwo ubuzima bwacu tubufite mu biganza bwo kuvuga ngo tugomba kwivutsa ubuzima, oya, hari umuremyi ugomba kutuvutsa ubu buzima, ufite umwanzuro wa nyuma ku buzima bwacu.
Biravugwa rero ko uyu mugabo umugore ngo yamucaga inyuma ndetse akaba ari we ngo wayoboraga urugo ndetse n'imitungo yose. Hariho n'umuntu wanditse ahantu muri komantere aravuga ati ndamuzi umugabo nta kintu yari afite, narabakoreye umugore niwe watwishyuraga. Ibyo ngibyo sava, nimba umugore wenda ari we ufite amafaranga menshi kwishyura si ikibazo, nimba ari nawe uba mu mafaranga kwishyura ntabwo ari ikibazo. N'igihe wenda umugabo ashobora kuba wenda akora akazana imitungo ariko umugore akayijera nta kibazo, ntacyo bitwaye. Ariko nimba bibaye too much, ibintu bibaye nabi cyane, burya icyiza abantu bakwitabaza ubuyobozi, ntago umwanzuro wa nyuma ari ukwiyahura cyangwa se ukanatandukana n'umuntu. Wenda ibintu byo gutandukana simbishyigikira, ariko bagenzi, ibintu bibaye too much cyane bikaba biri grave cyangwa se bikaba ari ibintu birenze cyane, imibanire y'abantu yanze, biba byiza iyo abantu batandukanye, aho kugira ngo bavuge ngo ngiye kwivutsa ubuzima, ngiye kuvutsa abana ubuzima, ngiye kwica, ngiye kwica umugore. Oya, ntabwo ari wo mwanzuro kwica. Umwanzuro ni uguhangana n'ibibazo, ni ugushaka abahuye n'ibyo bibazo ukabana nabo, kuko muri iyi si ijambo rya mbere rya nyuma ni ukwihangana. Utihanganye uzica, utihanganye uziba, utihanganye uzakora byinshi bibi. Nutihangana icya mbere uziba, nutihangana uzica, nutihangana uziyahura, nutihangana uzakora ibintu byinshi bibi. Kwihangana niyo nshinga ukwiye gukora igihe cyose ibintu byose byanze. Iyo ubona ibintu byose byakunaniye, kora ikintu kimwe cyitwa kwihangana. Kwihangana rero ni ugutuza, ukaba uretse gufata umwanzuro mu gihe uhuye n'ikibazo runaka. Oya, igihe uhuye n'ikibazo runaka, umwanzuro wa nyuma ukwiye gufata ni ukwihangana. Nta kindi kintu wakora utihanganye, nta kindi kintu wakora udacecetse ngo utuze. Niyo mpamvu ubona abantu benshi bafata umwanzuro mubi wo kwiyahura. Umugabo rero afata esanse, afata abana yabyaye, abajyana mu cyumba ngo agiye kurarana nabo, arangije amena esanse, arabatwika, abana barashya, baratabaza babura ubatabara, abandi bari bari mu kindi cyumba bari bafite wa mwana mutoya, birangira bo barokotse bw'impuhwe z'Imana. Ni Imana itabatanze, Imana ntiyashatse ko bo bagenda, Imana ntiyashatse ko bo bapfa, Imana yabarokoye kubera impuhwe z'Imana. Buriya buri muntu wese agira igihe cye, buri muntu wese agira isaha ye. Navuga nti Imana yabarokoye kugira ngo nabo bazatange ubuhamya cyangwa se bazashima Imana. Hari ikintu kibaho kigatuma umuntu ashima Imana. Wenda twashima Imana rero ku bw'abari abana barokotse, ni abajyambere, ni abantu bagiye gukorera igihugu. Ni ukuri Imana ishimwe ko barokotse, twabishimira Imana. Ariko tugaya n'abantu bakomeza biyahura, abantu bavutsa abandi ubuzima. Ntago ikintu cya mbere ukwiye gukora ari ukuvutsa umuntu ubuzima. Oya, ntabwo ikintu cya mbere ukwiye gukora ari ukwica umuntu, ari ukwiyica. Oya, nanone kandi ntabwo umwanzuro wa nyuma ukwiye gufata mu bibazo byose wahuye nabyo, ntabwo ari ukwiyica no kwica. Oya, ntabwo ari wo mwanzuro wa nyuma. Byonyine na leta yacu yararebye iravuga iti igihano cyo kwica tugikureho. Oya, ahubwo dushyireho kugorora umuntu wakoze icyaha uko cyaba kimeze kose, agororwe, asubire mu bandi cyangwa se agororwe, ahinduke. Ni kuvuga iki? Ni ukuvuga ko kwica ntago, n'Imana yajyaga itanga ibihano byo kwica mbere, irangije avuga iti oya, reka mbarindirize umujinya wa nyuma wo kurimbuka, reka mbarindire. Ntago Imana n'ubu ngubu igikoresha igihano cyo kwica. Oya, niyo yishe umuntu iba ifite impamvu cyangwa se ifite umwanzuro wayo, ariko ntabwo igikoresha kurimbura. Kuko Imana yo yaba yaretse kurimbura abantu, wowe ugashaka kwirimbura cyangwa kurimbura abandi? Ntabwo ari byo. Kandi nanone ubutumwa wabwirije ntukabupfushe ubusa ngo ufate
ni nko gufata umuriro ukawatsa ugiye guteka, warangiza ugahita ufata amazi, ugahita ufata nk'ingunguru y'amazi ukamena muri wa muriro wakije kandi washakaga guteka. Ntabwo bikwiriye rero bakunzi bacu, inshuti zacu, mukomeze kugubwa neza, mukomeze kugira ibihe byiza. Umuntu umwe yarahanuye aravuga ati uyu mwaka wa 2025 uzaba umwaka udasanzwe, uzaba umwaka uzabamo impfu nyinshi, uzaba umwaka uzabamo ibyago byinshi. Ni ibintu ariko nubwo bizabaho, ahubwo twakagombye gusenga tubyirukana, twakagombye kubyirinda ibyo byago, ntabwo twakagombye kubyikururira ndetse no kubikururira abandi. Oya, ubuhanuzi bwo muri uyu mwaka bwo burakaze. Niyo mpamvu abantu benshi dukwiye gutuza muri uyu mwaka cyane, tugatuza tugafata umwanzuro wo gutuza, kubera ko uyu mwaka ukakaye. Umuntu akavuga ati uyu mwaka reka nsenge, uyu mwaka reka mfate iyi myanzuro, ariko umwanzuro wo kwica no kwica byo oya. Uwo mwanzuro ni mubi, ntabwo ari umwanzuro ukwiye gufatwa. Oya. Ntabwo ari umwanzuro ukwiye gufatwa. Umwanzuro wo kwica no kwica abandi no kwiyica, kwivutsa ubuzima, ni umwanzuro mubi. Mahoro y'Imana rero akomeze kubana namwe, mukomeze kugubwa neza. Utarakanda subscribe kande subscribe, kandi ukore share, kandi ukore na comment. Imana y'amahoro